ubumenyi bwinshi bw'ibyanditswe nibwo buzabahesha ijuru, sibyo? Ariko akavuga ati ibyanditswe ni nge bihamya. Muri make kumenya byinshi sicyo kibazo, kumenya byinshi sicyo gikenewe, abo kumenya ko byose burya ari Yesu bihamye, abo ukizera uwo nguwo bihamya nibyo biguhanirizwa no kubona ijuru. Siko bimeze? Noneho aravuga ati sinshaka ishimwe ry'abantu, sibyo? Ngo ariko mwebweho ndabizi ko mudakunda Imana mu mitima yanyu, sibyo? Noneho aravuga ati nge naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye ubwe muzamwemera. Ariko bivuze iki? Kuza mu izina ryanjye bwite bivuze iki? Bivuze kuza ubwira abantu ati nimukora ibi, nimukora ibi kugira ngo Imana ibemere. Muri make ubwo n'ubutumwa bwibanze ku bikorwa by'umuntu. Umuntu naza mu izina rye bwite muzagira gute? Muzamwemera. Ariko nge naje mu izina rya Data ntimwagira gute? Ntimwanyemera. Bishatse kuvuga iki? Ubutumwa bubwira abantu gukora ibyabo, ubutumwa bwibanda ku mbaraga z'umuntu, ubutumwa bwibanda ku mikorere y'umuntu, ubutumwa bwibanda ku muntu aho kwibanda kuri Yesu. Ubwo butumwa nibwo abantu bemera, nibwo benshi bemera, sibyo? Nyamara ari kugaragaza ko mu by'ukuri atari bwo abantu bakwiriye guha agaciro, ahubwo ubutumwa bwibanda kuri inde? Kuri Yesu waje mu izina ry'Imana, waje mu izina rya Se. Ubwo nibwo abantu bakwiriye kwibanda, kuko nibwo burimo agakiza. Muri make ntabwo ubutumwa bwiza bubwira umuntu ngo ibyawe nibyo bigenderwaho kugira ngo Imana izaguhe ijuru, ahubwo ubutumwa bwiza bugaragaza ko hari Imana yatumye ari we Yesu, kugira ngo noneho aba ari we ukora ibyo Imana ishaka, noneho umwizera ajye yabona ijuru biciye mu by'uwo yagize ute? Mu by'uwo yakoze, sibyo? Niyo mpamvu yavuze ngo mbese mwabasha kwizera mute mugishaka gushimwa n'abantu. Muri make rero ibyo umuntu akora bimuhesha icyubahiro mu buryo bw'abantu, sibyo? Ariko kwizera Yesu wumva ngiye kwizera undi, nimwizera undi ubwo harubaha uwo nizeye. Ariko nge ninkora kugira ngo nemerwe ubwo ndubaha kuba ari nge wagize ute? Wakoze. Niyo mpamvu gutanga ibyanjye kugira ngo nemerwe biroroshye, gusenga cyane kugira ngo nemerwe byoroheye umuntu, kubera ko abibonamo n'ishimwe. Kuririmba muri korali nshaka kwemerwa, ibyo nibyo abantu bakunze kubera ko abibonamo ishimwe. Gutanga amaturo kugira ngo nemerwe nibyo abantu bakunze kubera ko abibonamo ishimwe. Muri make imirimo y'umuntu niyo umuntu ashaka kumubwira akwiriye gukora, aho kumubwira ko yizera iby'undi yakoze. Kubera kwizera iby'undi yakoze nta shimwe bigarura kuri wa wundi, ahubwo ishimwe birarihereza uwakoze ari we nde? Ari we Yesu. Yesu akavuga ati igituma abantu batizera rero nuko bashaka gushimwa n'abantu, aho gushaka ishimwe riva ku Mana. Ishimwe Imana rero yo iduha, cyangwa se umuntu Imana ishima ni uwemera ibyo yo yakoze muri Kristo Yesu, si uyigaragaza we ubushobozi bwe bwo gukora ibye bwite. Nyamara icyo abantu bifuza kubwirwa ni ibyo babasha gukora kugira ngo bemerwe, kugira ngo barabishimirwemo nyine. Uzabibona ati kubw'umurimo w'Imana nkoze ibi, kubw'umurimo w'Imana nanjye ntanze amafaranga angana gutya. Ibyo nibyo abantu baryoherwa, kubera ko bikoranye na kamere muntu kugira ngo anabibonemo icyubahiro. Ariko ibyo si byo Imana ishimira umuntu, ahubwo icyo Imana ishima ku muntu ni uko we yizera ibyo Imana ubwayo yikoreye muri Kristo Yesu. Ntabwo baba bisanisha na kwa kwizera ko uwo wizera niba ari Yesu amwizera koko akora ibyiza, kandi nawe akaba agomba gusanisha ibintu byiza nk'ibiye. Urakoze cyane, aho tubaza kubagira sinshaka gucikirizamo ikiganiro kugira ngo twihute kubaza cyane, kubera ko bandi kureba mwe mufite aho muza kuza kubisubiza. Nta kibazo, ndi kureba n'iminota kugira ngo tuyikoreshe neza. Ni yanyu rwose. Yego, hari n'itatu twabariye. Urakoze cyane. Navugaga iki rero? Navugaga ko umuntu gukora kugira ngo yemerwe nibyo umuntu ashaka kubwirwa, kandi umuntu aranabyumva aranabikunze kubera ko bihura na kamere yiwe yo kwishakira icyubahiro. Niyo mpamvu adashaka kwizera nde? Yesu. Ninizera Yesu ndaba nemeye ko ngenda ashoboye, ahubwo nizera iby'undi yagize ute? Yakoze. Bityo nta shimwe ndibugire ute? Ndibubone. Ariko ninkora bityo nkaba nakumva ko nakwemererwa mu byo nakoze, ubwo ishimwe riraza kuri nge wakoze, sibyo? Yesu yahishuye ibanga rituma abantu badashaka kwizera Yesu, nuko bakeneye gushimwa
n'abantu aho gushimwa n'Imana. Nanjye nkorera umurimo w'Imana aha naha, nanjye mu murimo w'Imana nkora ibi n'ibi. Ibyo nibyo abantu bakeneye, bivugitse neza kubera ko biri guhesha wa muntu ukora nyine icyubahiro. Ariko si ibyo Imana imushakaho. Imana irashaka ngo we yemera ahubwo ibyo Imana yamukoreye mu mwana wayo Yesu Kristo, kubera ko niwe wakoze ibyo Imana yashakaga. Ibyo rero kubyemera ubugaragaje ko Imana ikwiriye gushimwa kubw'icyo yagize ute yakoze. Sibyo? Ndagaruka ku mpamvu yego ituma abantu bakwiye kwizera Yesu yego bakava ku bindi bintu byose. Yego. Iyaba kujya mu ijuru umuntu yakora bikemera akarijyamo, yego, ntago Kristo Imana yari kumwohereza mu isi ngaze gupfira umuntu. Yego rwose. Mu gitabo cy'Abagalati 21 haravuga ngo iyaba kujya mu ijuru bishingira ko umuntu yakoze ibintu byiza akabyubahiriza byose, ngo urupfu rwa Yesu rwaba rubaye impfabusa. Ibyo ngo ntibikabeho. Abagalati 2:21. Abagalati 2:21. Ngo iyaba kujya mu ijuru bishingira ko umuntu yubahirije amategeko y'Imana, biramutse ariho biri, urupfu rwa Yesu rwaba rubaye impfabusa. Ariko nanjye ndabyumva cyane. Impamvu Imana yohereje Kristo mu isi nuko gukora byatunaniye. Kandi ikindi abantu ahari bajye banabitekerezaho cyane, nabuze umuntu wambwira ngo nakoreye Imana nduzuza 100%. Uwo ntarabaho. Umuntu arakora akagira imyaka myinshi yewe akanapfa agakora atarakubwira ko yujuje. Ubwo rero umuntu atarakora ngo yuzuze, ubwo bigaragaza ko inzira ijya mu ijuru idashingiye ku gukora. Niyo mpamvu tuvuga ko ijuru ridakorerwa. Ubwo umuntu ukorera ijuru we ntiyarijyamo, ntibishoboka, ntibizanabaho, kubera ko impamvu atarijyamo nuko Kristo Yesu icyamuzanye mu isi nukuza kwishyiraho ibyaha by'abanyabyaha kugira ngo umuntu uzemera ababarirwe ibyaha mu izina rye. Rero kujya mu ijuru bishingira ku kwemera. Aha twasomye Yesu yari yabwira abantu timwe mushaka kwemerwa n'abantu, cyangwa se umuntu naza mu izina rye we muzamwemera, ariko nge ntago muri kunyemera. Cyari ikibazo gikomeye cyane. Umuntu aza mu izina rye akaza akagira ibintu ashinga akabisiraho, akanabwira abantu ngo nimukore neza muzajye mu ijuru. Abo bantu Yesu abita abafarisayo b'indyarya ndetse n'abanditsi. Impamvu ari abafarisayo b'indyarya, iyo ubwiye umuntu ngo akore neza azajye mu ijuru uba umugushije mu muti gukomeye, abazakora agatagangara ntaribone. Nyamara icyazanye Yesu mu isi akimara kugera we yarabitangaje, aravuga ngo nje kumenyesha imbohe ko zibohowe, nje kumenyesha umwaka Imana igiriyemo abantu imbabazi. Nicyo kinzanye mu isi, nje kumenyesha abantu ko gukora byabananiye kandi koko nanjye bitamzumva. Umuntu dore ukuntu ateye, abantu bari kumva Country FM Imana ibaho umugisha. Dore ukuntu duteye, dore ukuntu ikiremwa muntu giteye. Twe dukora ibyiza tukavangamo n'ibibi. Ntabwo ubwo bucanga Imana yarwemera. Nta muntu waba mu ijuru afite icyaha. Kuba rero dukora ibyiza tugacangamo n'ibintu bibi, birasaba kwizera Kristo wakoze akuzuza. Amen. Yarakoze aruzuza kugira ngo umuntu namwizera amuhe ibyo akoze. Nkuko nanjye mvuga ngo yishyizeho ibyaha byanjye byose, aranabihanirwa hari igihano cy'ibyaha byanjye. Kumwizera bingana ko nanjye mbarwaho ibyo yakoze, nkababarirwa ibyaha mu izina rye. Nicyo cyatumye avuga ngo umve rero mbaye inzira, mbaye ukuri, mbaye n'ubugingo. Nta muntu wagera ku Mana atari umujyanye. Ubwo bishatse kuvuga ngo iki? Abantu bagira ikibazo cyo kwibaza ngo umuntu yamenye inzira ijya mu ijuru ari iye. Abantu bakagira ikibazo ngo umuntu yava mu rungabangabo bigenze ute. Abantu bakagira ikibazo ngo umuntu yazajya mu ijuru bigenze ute. Nyamara umva ahantu bikubiye. Yesu yabivuze muri aya magambo, ninjye nzira. Iyo umwizeye uba ugeze mu nzira. Aravuga ngo ninjye kuri. Iyo umwizeye ubwo umenye ukuri. Ni nanjye bugingo. Iyo umwizeye ubwo ubonye ubugingo. Birababaje cyane umuntu afata amasengesho yo kuvuga ngo ngiye kuyoboza Imana inzira, ariko ntabwo namurenganya, ni ubutamenya. Nyamara Yesu we yavuze ko ari we nzira. Kumwizera bingana kugera mu nzira, bingana kugera mu kuri, binangana kubona n'ubugingo, bingana no kugera ku Mana. Ubwo kubona ubugingo, kugera mu kuri, kugera ku Mana bikubiye mu kwizera Kristo. Ku buryo utanabaza se niba Imana nyine uyizera kuvuga ngo ugiye kuyiyoboza, niba ari yo nzira, no kuyibaza ukuri niba ariko kuri, ntabwo yaba ayobye kubwanye ariko byo. Impamvu yaba ayobye, Imana yo
n'ubu iri kubivuga ihimbaza. Imana yo yaravuze ngo ikunze abantu bari mu isi, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubwo ku ruhande rw'Imana yo yaratanze, yaranababariye, ahubwo ikibazo ku muntu ntabizi. Niyo mpamvu dukunda kuvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Imana ishimwe ku bantu bakurikiye kandi FM ahari bamenya amakuru meza abohora imitima ya umuntu abaho igihe kirekire atazi inzira ijya mu ijuru. Nyamara Imana icyo kiri mu bintu Imana yarangije, kuko icyatumye itanga Kristo, kandi Kristo Imana imuhimbarizwe, we yaranabikoze. Yaraje aratotezwa, yambika ikamba ry'amahwa, aterwa icumu, amanikwa igorogota ku mpamvu z'abanyabyaha. Icyo bigusaba ni ukwemera ibyo yakoze ko nyamara abantu bakabivuga ntibanabimenye. Umuntu akavuga ngo Yesu ngo yaramfiriye, wamubaza atese wumva wajya mu ijuru ngo simbizi. Bishatse kuvuga ngo ibyo avuga ntabyumva. Umuntu wizeye Kristo Yesu ababarirwa ibyaha mu izina rye. Uwo muntu kandi Imana iravuga ngo abonye ubugingo buhoraho. Ubugingo abantu bahora basaba buri mu kwizera Kristo. Umuntu ababubonye. Yego. Noneho hano yanavuze ku murongo 25 ngo mwe gutekereza ko nzabarega kuri Data. Yego. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ngo ndetse unyambara hari ubarega, ngo ndetse ahubwo ngo ni Mose uwo mwe mwiringiye. Yego, yego. Muri make uwizeye Yesu nta rundi rubanza, nicyo bishatse kuvuga, abagitegereje ku Mana. Mwe gutekereza ko nzabarega kuri Data, nyamara hariho ubarega. Yego. Uzubarega ni Mose.